Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro ava ku Mana, mwebwe mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Seven Mountains TV. Twongeye kugirirwa andi mahirwe ndetse n'undi mugisha byo kuba twagaragara imbere y'izi kamera kugira ngo twongere tuganire. Nkunda kubabwira kenshi ko ari amahirwe, ari umunsi Imana iba yaduhaye ngo tuwunezererwemo, ariko atari ukunezerwa gusa, ahubwo no kugira ngo umuntu yisuzume arebe ngo ejo byagenze gute, se hari icyo nakosora, hari icyo nahindura, hari izindi mbaraga nashyiramo. Yes, ni nayo mpamvu rero natwe tuba twongeye kugirirwa amahirwe yo kugaruka imbere ya kamera zacu. Hari umutumirwa cyangwa se hari umukozi w'Imana ariko nkunda kumwita, benshi baramuzi ariko hari n'abashyashya baje bataramumenya. Niyo mpamvu tugiye kumwakira, tugiye gutangira tumwakira. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Uwiteka duhire. Amen. Yego, nishimiye kongera kubana namwe bakunzi ba Seven Mountains TV. Nizeye ko Imana iza kongera ikadukoresha tukagira icyo tugeraho mu muryango. Yego, ndimo ndatekereza ko twasuhuzanyije turaganira, ariko ntabwo nigeze mvuga amazina yanjye. Nitwa Muzungu. Nzi ko yavuze nahise ufatira. Nitwa Muzungu Vincent Vincent, nk'uko tujya dukunda kubijyamo. Izina rya kabiri urivuga bitewe. Yego. Depending on how far your primary school was from London. Hari ibiganiro twigeze kugirana njye nawe, urambwira ngo ndi umunyarwanda nyawe kandi ubyishimiye. Uyu munsi kuba umuntu yaba umunyarwanda abyishimiye, utabyishimira afite mukusha umutima, kandi mukusha ni kamere ya Satani buriya. Ariko kuba umunyarwanda nyawe kandi ukabyishimira biterwa n'iki? Jewe nkanjye. Yewe nkawe. Ukaze cyane. Buri muntu ushyira mu gaciro, utekereza, yishimira icyo ari cyo mbere na mbere. Kwishimira icyo uri cyo rero ntibiba bivuze ko ntibigereranya ku bandi ngo wumve ko uruta abandi, ubone kwishimira ko ubaruta. Wishimira icyo uri cyo kubera ko mbere na mbere kutabyishimira ntacyo bihindura. Cyangwa kabiri, ushobora ntibikuraho ko ikitari cyiza kuri uwo nguwo uri we, cyangwa kuri icyo kikuranga, iyo identity ufite, we hari aho utandukaniye nacyo, keretse ubyitiriye abandi nanone. Ariko wenda mvuye muri ibyo bya rusange, uyu munsi wa none u Rwanda nk'igihugu, apana imipaka, apana bya birometero 20,000 na bingahe birometero kare, abanyarwanda nk'abantu, people, Icyongereza niko babyita, nk'abantu, nk'umurongo, nk'imyumvire, nk'imibereho, nk'imiyoborere, agaciro igihugu cyacu gifite uyu munsi biteye ishema ugereranyije. Aho bibaye ngombwa ko tugereranya, twanagereranya ugereranyije n'ibihugu duturanye, ugereranyije n'akarere, kugeza no ku mugabane. Yewe uyu munsi wa none kuba uri umunyarwanda biteye ishema aho uri hose. Yego, rero ku buryo hari n'ababyifuza. Ejo bundi igihugu cya Uganda kivuye mu matora. Hari amatora yavuzweho byinshi, ntari butindeho, ntari busubireho, ariko habaye amatora ku itariki 15 z'ukwa mbere, batora perezida wa repubulika n'abagize inteko ishinga amategeko. Mu bagize inteko ishinga amategeko cyane niho wenda ndi bwibande, harimo abantu benshi cyane bari bikomerezwa, bamaze igihe kinini cyane mu nteko, bafite n'ijambo rifatika cyane muri politics za Uganda,
batsinzwe amatora. Mm. Byibazwaho cyane, Yego. byibazwaho cyane. Noneho babigereranya rero, hari ku nkoranyambaga hari umuntu wabifasha abigereranya n'ijambo perezida wacu yigeze kuvuga, avuga ngo yabivuze mu cyongereza ngo I know a leader when I see him and I know niba yaravuze a fool cyangwa an idiot when I see him. Bakabigereranya rero n'abo bantu bari batsinzwe. Noneho hasi kuri ako kavidiyo abantu barakomentinga, umuntu umwe aravuga ngo icyampa bikaba byakunda ukaza ukatuyoborera igihugu ukomeje no kuyobora icyawe, ukatuyoborera Uganda nibura amezi 6. Well, uwo muntu ntiyavugiye abandi benshi, ariko biravugwa hanze ahangaha cyane ko abantu benshi bishimira uburyo u Rwanda ruyobowe n'uburyo u Rwanda rubaye. Mu ijambo hepfo naho hari umuturage sinzi byari byabaye ubwira ati wazaje. Yego. So kwishimira ubunyarwanda rero ntabwo bigarukira ku kuba ndi umunyarwanda gusa ntacyo nakora nubwo ntabyishimira nkomeza ndi we. Oya, ariko nishimiye, ntibinavuga ko igihe byaba ngombwa ko bihinduka, God forbid, niko mu cyongereza bavuga, ntabwo sintekereza ko biteze guhinduka kuko umuntu ahindura ibibi. Niba dufite umurongo muzima uduhesha agaciro nk'abanyarwanda, tugomba kuwusigasira. Ni bwa butwari twakomojeho, bimbera ishingiro ryo kwishimira kuba umunyarwanda. Yego. Urakoze cyane. Nigeze kuba ndi mu burengerazuba bwa Afurika, noneho tujya nari muri Togo, noneho tujya muri Benin yewe na Ghana. Noneho nyine barafite passport zazindi nk'iyo dufite imbere itari digitalize. Noneho tugeze kuri aho turi butange passport nyine, kubera kumva kuva mu gihugu ujya mu kindi muca muri immigration yabo. Passport yanjye arayifata, tu es Rwandais, Cheikh Kagame. Ok, il faut passer. Nyine kuba ufite iyo passport yanditseho Rwanda, bahita bumva Perezida Kagame, nyine ako gaciro. Rero kutishimira kuba umunyarwanda muri iki gihe warahombye. Reka mvuge ko umuntu aba yarahombye. Yego, urakoze cyane rero. Hamwe mbihuje n'ibyo ngibyo n'iby'ubutwari bw'igihugu, ejo bundi hashize icyumweru hari umwana w'umukobwa wifashe video ntoya avuga ati urubyiruko rw'u Rwanda turakennye, we are blocked. Nubwo mubona nsa neza, mfite telefone nziza, ariko turakennye. Leta ibyiteho. Ntibyakirwa neza, yaba bari mu gihugu, ariko noneho abatari mu gihugu bo babigira ibindi. Ariko akantu ashaka guhuza nabyo na kwa kwishimira kuba umunyarwanda, umuntu umwe yahise afata ya foto y'uriya mwana ayishyira mu bandi bantu navuga batavuga rumwe na leta, bita ibigarasha. Kiriya kintu ni iki? Ubundi gukunda igihugu hari umuntu ubihatira undi. Kuba umuntu yavuga ibintu usibye kwenda nabyo turazi kubigeraho, ariko kwanza iriya video wowe ukiyibona wahiriyakitinzeho gute? Cyangwa dufite uburenganzira busesuye bwo kugaragaza ibyo dutekereza, bwo gutekereza d'abord, mbere na mbere bwo gutekereza uko dutekereza, bwo guhitamo amahitamo duhitamo, bwo kubaho uko twumva twifuza kubaho. Ariko hari ikintu dukwiye gutekereza buri gihe, cyuko uburenganzira bwacu aho burangirira ariho ubw'abandi, ubw'undi butangirira, ariho ubw'undi buhera. Ni ukuvuga ngo ubwisanzure bwanjye mu kugaragaza ibyo ntekereza niko mbyumva, nkwiye buri gihe kuzirikana ko ntakwiriye na gato kubangamira undi ushobora kumva bitari kimwe nanjye, kuko nawe afite uburenganzira. Dufite uburenganzira nanone buvuga ibyo dutekereza. Abanyarwanda bavuga ko akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ubu noneho ntigasesekara ku munwa gusa, gasesekara ku mbuga.
nabyo umuntu ashobora kubyibazaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mm. Dufite uburenganzira bwo gukoresha imbuga zacu cyangwa akawunti, buriya mu kinyarwanda umuntu yahita ngo iki, urukuta rwawe, ku rukuta rusange, uko ubyifuza, ariko ubwo burenganzira burangirira ku buryo urukoresha. Ntabwo bufite aho bugera na gato ku buryo abandi kuri rwa rukuta musangiye mwese bakoresha ibyo washyize ku rwawe. Uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba afite ukuri mu byo yavugaga, ariko uburyo yabivuze, aho yabivugiye, bishobora guteza actually nayo impamvu byateje uko kugongana no kudahuza kwa benshi. Ni ukuvuga ngo ibyo yavuze uwabyumvise wese afite uburenganzira bungana, nubwo nyiri kubivuga yari afite igihe yabivugaga, bwo kubikoresha uko nawe yumva yifuza. Ariyo mpamvu hari umwe wabifashe akabigereranya n'ibyo bigarasha, hakaba undi ubifata akabigereranya n'urubuga nako na rubanda rwinshi, cyangwa se na bandi bantu benshi abantu bakwita activists, bavuganira abandi wenda bari mu bibazo. Hakaba uyu munsi wabyandika ahantu akabiheraho akora ubushakashatsi, hakabaho wabifata ahantu agacamo agace gatoya akoresha asenya uriya mwana cyangwa asenya imiyoborere y'u Rwanda. Icyo nicyo yagombaga gutekereza mbere y'igihe. Yagombaga gutekereza ko hari icyo yumva, nibyo, ese koko we nka we arakennye, ese nibyo koko urubyiruko rw'u Rwanda rwose rurakennye? Hari ubushakashatsi se yakoze bugaragaza ko igice kinini cy'urubyiruko rw'u Rwanda gikennye? Ese ukennye wese afite ni uruhe rwego rw'ubukene avuga rufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kugera kuri urwo rubuga yavugiyeho ibyo ngibyo? Ese uri bubyumve arabikoresha iki ate? Ubutumwa watanze n'uburyo wabutanze bwazirikanye ko n'uwashaka kugira ukundi abukoresha bitandukanye n'icyo wari ugamije byamugora, ugatekereza inshuro nyinshi no mu buryo bwinshi, none ukabona gutambutsa ubutumwa. Iyo utitaye kuri ibyo byose rero, ni ka karenze umunwa karushya yahamagara. Actually ukuntu yanabivugaga avuga ngo murareba ndasa neza, ati se muzi ubwoko bwa telefone nkoresha? Hatari ko mfite ibiceri 300 kuri momo yanjye. Urebye uko asa nyine arasa neza, ntabwo asa n'umukene, nta mukene usa kuriya. Wakumva nibwo bwoko bwa telefone akoresha. Byatumye ntekereza ku bajene cyangwa urubyiruko rwo mu Rwanda, hari ukuntu turi abasirimu birenze ibikenewe. Ufata hari akazi tutakora, hari imirimo tutakwiteza, kandi nanone bitewe n'aho igihugu kijya cyangwa n'uburyo cyihuta mu iterambere, turumva dushaka kugendana nacyo, ariko tutakoze. Sinzi niba mwumva icyo kintu. Rero ukazasanga rimwe na rimwe umuntu aribona nk'umukene cyangwa ni n'umukene byo, ariko hari amahirwe igihugu kiba cyarashyize hariya, buri wese agahitamo uko ashaka. Message rero y'uriya mwana ntabwo yigize atekereza ngo ko mbitanze nka gutya nkanjye nivugira abandi bambwa niba uri buze kubikoresha gute. Ariko sinzi n'inama twagira urubyiruko turetse n'iby'imbuga nkoranyambaga, ahubwo n'ubwo bukene kubuvana mu mufuka. Ko tuzasa neza pe, uzaga kweto gase neza, ariko uzasa neza no mu mufuka. Ese biradukwiriye kwe mu gihugu kimeze gutya navuga ko wenda kampere ku mahitamo. Niba avuga ko afite telefone, ibyo ari byo byose ntabwo yavugaga ko ari mbi, kuko iyo iba mbi byari kuba bijyanye n'uko ari umukene koko. Hanyuma akabigeranya no kuba afite ibiceri 300 mu mufuka.
iyo telefone igura amafaranga arenze ayo ngayo afite, kandi hashobora kuba hari indi telefone iri munsi y'ayo ngayo, hanyuma akagura iyo akongera ibiceri afite mu mufuka. Ni amahitamo rero. Amahitamo ye rero ntabwo akwiye kumva ko hari undi wayazira, yakubitisha igihugu. ntabwo hakwiye kugira undi uzira ko we yahisemo uko nguko. Guhamagarira igihugu n'inzego n'abandi kubireba bakagira icyo babikoraho nta kintu bitwaye na kimwe, nibyo pe. Ariko se bazanategeka urubyiruko uko ruhitamo? Ese wa rubyiruko we, wari uzi ko hari abashobora no kutagira iyo telefone? Wari uzi ko hari n'ababasha kuba badafite n'ibyo biceri 3 mu mufuka, ariko bakaba bariho? Ijambo ry'Imana rijya rivuga ko Imana yabwiye umuntu ko yamushyiriyeho inzira ebyiri yo guhitamo ikibi n'icyiza. Ariko cyane cyane buriya ntabwo aricyo cy'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ni ingaruka z'amahitamo yawe. Yego. Rero iyo uhisemo uba ukwiye kwirengera n'ingaruka z'icyo wahisemo. Birashoboka cyane ko niba ari umukene atanafite uko yigira, hari inzira iriya telefone yayibonyemo. Yego. Niba yarahisemo icyo gihe iyo nzira, uyu mwanya ingaruka zayo zikaba zigarutse, akwiye guhagarara akazirengera. Simvuga ko gutunga telefone nziza ari icyaha cyangwa ari bibi. Ariko ndashaka ko urubyiruko rwumva ingingo ya kabiri, wenda iya mbere nari mvuze ku mahitamo n'ingaruka zayo no kuyirengera. Ingingo ya kabiri ni uko akenshi urubyiruko cyangwa n'abantu muri rusange, ariko si ubushakashatsi nakoze ntaza kuba kimwe n'uwo nguwo turimo tuvugaho, ariko igice kinini cy'abantu bishimira kubaho neza kuruta uko bishimira inzira iganisha ku kubaho neza. Kubaho neza niba tubyise umusaruro cyangwa imbuto z'umuruho w'akazi umuntu yakoze, nitujya no kwisanisha cyangwa kwifuza, dushobora kwifuza umuntu ubayeho mu buzima runaka, tukifuza uko abayeho kuruta uko twifuza aho yaciye, ubuhamya yaciyemo afite, zinzira yanyuzemo ajya kugera aho ngaho. Tukigana, tukaba twanigana cyane uburyo abayeho n'uko yitwara kuruta uko twigana inzira yaciyemo. Bakubwiye ngo nyuma y'amezi 12, ubu ntituri mu kwa mbere turimo dusoza, bakakubwira ko itariki nk'iyi mu kwa 12 uzaba ufite umutungo ungana n'uw'umuntu runaka tuzi w'umukire. Noneho bakakubwira ko muri ayo mezi 12 ugomba kunyura mu byo yanyuzemo kugira ngo agere kuri uwo mutungo. Ushobora kuvuga uti natwara ibye. Niko byagenda. So ni byiza ko twifuza imibereho, ariko tukanitegura kunyura mu nzira zituganisha kuri iyo mibereho. Ufite gusarura aho twabibye. Yes, gusarura aho twabibye. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma, wenda ntabwo urubyiruko rwose rubaho rukene, ariko se nanone niba uri urubyiruko rw'imyaka y'uriya mwana w'umukobwa, ko afite amahirwe yo gutunga telefone nk'iriya, ukaba usa kwasa, ukaba ufite platform, urubuga rugaragaza nuko umeze n'ibitekerezo utekereza, ku myaka yawe watekerezaga ko wakabaye ufite ibiki bigana n'ibyo wifuza ugereranyije n'uko ungana. Actually ni umunyeshuri. Yes. Wiga. Ufite amahirwe yo kwiga. Yego. Niba yirihira, glory, Imana ihabwa icyubahiro. Niba afite umurihira, Imana ihabwa icyubahiro kurushaho. Niba yiga agafata agatsinda, Imana ihabwa icyubahiro cyane. So, hari imyaka umuntu aba ariho ikwiye kugendana n'ibintu runaka. Hari umukozi w'Imana wavuze akantu gashekeje ariko karimo isomo cyane.
ikavuga ngo umukobwa bari aho arambagiza cyangwa yiteguye kurambagizwa, noneho agashyiraho kondisiyo z'umuhungu bazabana. Shaka umuhungu ufite metero 2, ufite ibiro ibi n'ibi, wateruye, wubatse umubiri w'umusiporutifu, ufite telefone ihenze, ufite imodoka, ufite inzu, ufite akazi keza. Noneho ugashaka utari umusaza, right? Noneho ukareba uburyo ibyo bintu byose bishobora kuba bikubiye mu muntu umwe, n'igihe byaba byarabonekeye ukakibura. Umusore w'imyaka 28, 30, ufite inzu igendanye n'igihe kageretse, uyu munsi wenda tuvuge kageretse muri quartier nziza, akaba afite imodoka ijyanye n'iyo nzu nziza, dufate wenda imodoka ya 50, afite akazi keza, ako kazi gahemba tuvuge miliyoni 3, ubwo ni kuri level ya top management. Ni ukuvuga ngo arasabwa kuba afite amashuri nibura masters muri domaine runaka, afite experience nibura y'imyaka 15. Yego. None se ku myaka 15 wari ufite masters, ufite capital, wubatse experience, warakoze na siporo n'umubiri warawubatse, ibyo bintu ntabwo bihura. Yego bihura, ntabwo bishoboka. Twakire bitewe nuko tugenda tugera, naho tugenda tugera. Noneho ahubwo twibaze ku kuba tutazamukana nuko tugenda tuzamuka, tubareho dufatira icyemezo cyo kuvuga ngo harabura iki. Yego, urakoze cyane.